abo se ni bandi bakomanga bambuza akazi mahana yanjye kabandi basaga n'abantu batambuye akazi batakuza ninde iki ni igiki none se ko wikanze wewe niko se sha uyu munsi ntago ari kuwa gatanu iyo uje gusabiriza ugenda gahoro yewe nsabiriza ejo uzanywe uje gutukana se nje gusura mukuru wanjye Karisa ko aha ni kwa mukuru wanjye kwa mukuru ntago makuzi ni ubwa mbere nkubonye igira mu Rwanda se igira ko nakuzi weho ntago nkuzi ntago tuziranye bisobanura Karisa ni mukuru wanjye ni mukuru wawe uru ni urugo rwa mukuru wanjye kwanza urananutse ibyo byenda byawe bintu kandi bikapu byabuze kankora Mugwenda buruka ngaha na mana. Mugwenda buruka ngaha kwa mukuru wawe. Nda nuko mugwenda bwawe. Aho bereka bamba nyese waje kujaba gukora. The Philippines and the Mama Ivete. Mama Ivete. Mama Ivete. Ne faites pas les cauchemars là-bas. Regarde. Ingolari. Va tirer la ceinture. Uraho neza. neza Murakomeye. komeye none warabyibushye uraho neza Kari uraho neza nta mahoro Riri hanze aho ryo. Riri kava no mu mpari. Muraho se. iyo ngiyo turaho hamwe nuko se muraho Kari Bravo. Amakuru yo mu rugo. Turaho. Ariko Karisa rero. Baya ko mukozi mbonye hano ku muryango wawe. Wiki. mukubise amaso ariko ntabwo urajya gukina iki kuri wa munsi ngarukamwaka wo kuzita amazina Ntabwo ndi ingagi. mukubise amaso mbona niyo neza Ntabwo iyo ndi umwana niba mwarahindutse ingagi ntabwo mbizi. Tukiri umukozi. Kandi azi akazi. amahane Dukuze Imana irikize. Rwakabyeri. yewe ndabanza amazi mu nda Hanyuma se yewe amaraho. araho umutaha ndetse na madamu n'abana nabo baraho uretse kubona agatike nabo bakagombye kuza kubasura ariko kubona itike birangora Oya we. Hanyuma wa murima wagurishije bite? ariko nagurishije uwanjye yawe iraho rwose ndetse narayibarusha ibyangombwa byayo udufaranga nari mfite nagize imyenda dutanga Urabaruza. ariko se madamu kanubwara ko nawe numva ari hafi aho ngo zansuhuzera Yajyanye n'abana babyara be. Ibyo ubwo babyita ngo iki? Yajyanye na bene se wabo. yego ni bene Bagiye gusenga. Mm. Bagiye gusenga ntawe urahangana. yararaho ariko Araho arakomeye nta kibazo. oya Kare hari igihe uriya mwana wanjye mugirira impungenge ko imodoka zizamugonga Wowe iki? imodoka None se simuganga gute kandi abana na bene se kandi tumucunga. Ari kumwe n'abandi bana ariko nta kibazo. uriya mwana afite ikibazo cyo kutareba Tereba. ntabona
hari igihe ngira impungenge. Ngo waramwishe amaso ukagubyara nabi ugatanga intanga nabi agomba gupfa amaso. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Oya ni ko Imana iba yabishatse. Kalisa rero nkurikije kubona imodoka kwa hariya muri gare zambuka zijya iwacu biragoye. None ubwo abana rero badahari, Icyifuzo cyawe ni ikihe? narinje gusura abana n'urugo ntabahari kandi mwebweho ndababonye nta kintu mpa ku mukecuru. Oya reka guherekeze, muherekeze hanyuma nta kibazo. Ubwo nzagaruka Nzaba mbike ariko buretse gatoya nguherekeze. Munsuriza abana banje rwose. turabasuhuza cyane kandi nawe usuhuza abandi. Murakoze kandi. Uwiteka bafashe. Ese nta kazi ugira muri iyi minsi? Kandi basigaye kubera amanyanga yawe. Ko bagaha abasore. Bagaha abasore reka mubwire ufite amanyanga jya ukora akazi nk'uko bakaguhawe urumva. Uri mwana wanjye nta shida urareba njye nameze imburagihe nabyo. Wowe se ibi ni ibi ubona ahubwo zitazi. akana n'uwa kabaye kandi icyo mubwire genda ushaka ari ak'ubuzamura bagenda bose. Ufite amafaranga ngewe ndakora nkahirwa kubera amahirwe yawe bizagwa mu matari nizo za tifoide burwara. Uraruvuza ahubwo numva ndarushatse. Sawa rero Uraruvuza numva ndarushatse. nawe genda sha. Zamu Niko Yezu Warwende Nari gutotoma aranga. Ikoropa ndakubwiye haba umuntu n'umwe winjira hano haba niwe mugabo usajya umucyaha. Ariko yari yambwiye ngo uri mukuru we kuko yaje ambwira ahita yinjira. Mukuru we Eko ibi ni ibiki? Nakubwiye ibyo bintu ntago bibaho urumva gaciro. Bayo wansanze papirisi se sanga papirisi nabishakaga. Reka ndebe ko birushoboka nari ndimo byinshi cyane birushoboka ndahita mubwira urabona. Chonga. kibazo waje hano kuza mu rugo nk'uko byari bisanzwe
oya ntago ndi butinde ntacyo ndi bufate nta kibazo ni uko gusa nanze kukubwira kuri telefone ko ntari buboneke ariko mu kanya ndaba ngiye ese kuki buri munsi iyo tubonanye uba udashaka kuvugana nanjye oya nta kibazo ariko nta gishyashya ni ibisanzwe aho ntacyo yenda uzambwire kuri telefone ariko mba ndi mu bibazo byanjye gutya mba mfite ibintu ndi kwirukankamo byanjye babimbwise ko nagufasha neza ahubwo ndabona ni uko gusa nari mpanyuze nanga kugira ngo nkubwire ko bitari bushoboke nta kibazo kabisa wihangane yenda ubutaha tuzongera wampaye umwanya ahubwo ndabona bari no kumpamagara buriya tuzavugana nibishoboka ubutaha yenda aha wowe ntabyizi maze ubu ngubu ntabwo nkenewe kwitaba telefone none ngo nabona aho nca nsohoka oya ni uko ubu ngubu yari iri kuri sharijeri niho nyikuye sha nanjye ndagukumbuye ariko sinzi ko twabonana pe simbizi ahubwo ubu kuko ndi kumva umuntu